uwo wakirishaho kuza kumva uyu mushumba ni ukuri urabura ifunguro rikwiye. Reka tugire bityo. Nishaka afite imyaka 100, umwana wanjye afite imyaka 90 cyangwa imyaka 50 afite imyaka 100, ahora ari umwana wawe. Iyo rero birimo kuvuga ngo abana, bivuga ngo abana banjye, n'Imana ivuga ngo abana banjye. Yesu nashimye. Haleluya. Abana banjye. Abana ni twabivuzeho bushize. Uyu abasaza ufite uyu munsi n'abana b'Imana kandi n'abana bakomoka kuri ba Yesu yarize aba ku isi akitwa umwana w'Imana. Yagiye ku myaka 33, agiye kugenda asiga duhaye irindi zina. Bibiliya iravuga ngo ni ifura, twebwe tukaba barumuna be. Yesu nashimye. Mu bazutse n'ifura mu ishusho y'itorero ry'Imana n'itorero kandi n'ifura. Yesu nashimye cyane. Noneho abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo aho yacunguza amaraso ye yaratubyaye. Rero agakiza tugomba kuvuka ubwa kabiri. Yesu nashimye cyane. Kuvuka ubwa kabiri rero bwa mbere twaravutse tuba abana ba data na ba mama. Noneho Yesu Kristo aje tumwakiriye mu kizo bugingo bwacu tuvuka ubwa kabiri. Tuvutse ubwa kabiri tuba tujyawe n'Imana data. Noneho tugira uwatubyaye ntabwo yavuze ngo azaba umubyeyi wacu yazaza umwana ahubwo azaba mukuru wacu. Yesu nashimwe cyane. Kuki yavuze ngo azaba mukuru wacu ntabwo ujya kuba data kuko tugiye kuba data bawe, tugiye kugira abadata bawe, ariko yemera. Bibiliya iravuga mu Baroma, reka tubasomere ngo tugaruke 8:20. Ireba ngo kuko aho yemeye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wabo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Yesu Kristo abe imfura muri bene se benshi. Yesu nashimye. Ubu no kwa Yesu Kristo ni mukuru wacu twese bibaruna. Mwari muzi ko Yesu Kristo atagira abashiki be, agira barumuna be. Kuki agira barumuna be? Nuko mu buryo bwo mu mwuka ntagenda ihaba, ntabwo za feminine za masikiri n'ibyo masikiri ntabibayo. Abamarayika ntabwo bagira za feminine, ntabwo bagira igitsina mu mugore cyangwa n'umugabo. N'umuzimu tutumva abantu bose yagurukana abazimukazi, ntabazimukazi babaho. Habaho abazimu, ntabazimu n'abazimukazi babaho. Kuki batabaho? Ibyo bijyanye n'igitsina gore igitsina gabo birajyana n'uyu mubiri. Iyo umaze kwiyambura uyu mubiri, undi mubiri wambara ntabwo ugira igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Ushobora guterwa n'umwuka w'abanyabuseri basenga akavuga ngo ariko ntabwo bivuze ngo nujya gusenga zirukana umuzimukazi. Abantu benshi barabivuga, ariko iyo uza kwirukana umuzimukazi umuntu ahita yumva yuko ntabwo wumva neza ntabwo wumva neza ubuzima bwo mu mwuka ugarimo. Mu mwuka nta gitsina kiba igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Abamarayika b'Imana nta bamarayika b'abagore n'abagabo babaho. Oya, ni abamarayika gusa, ni ibiremwa. Niyo mpamvu batarokora, ntibabyara, ntibanabyara. Imana gusa yarabaremye. Yesu nashimwe cyane. Nitumara kwiyambura uyu mubiri upfa, ngo tuzambara udapfa, ntabwo abagore n'abagabo babaho. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo mu ijuru nta kubyara nta kurongora kuhaba. Bari babajije ngo uyu nguyu ko yapfuye, ngo hanyuma ngo umugabo yarapfuye babone bamuhunguye muzi ko barindwi nagera kwifuza umugore wanyu. Arababwira ngo ya mu ijuru nta kurongora kubaho.
Yesu nashimye. Haleluya. Rero njya gusenga ntusirukana abazimukazi. Birukana abazimukazi abantu bazagusenga. Abazabicaye aho ngaho basomye babiriye bumva neza ubuzima bw'umuntu bazi neza nk'uko bimera bazagusenga. Haleluya. Rero Yesu yavuga twese turi umunawe kuko atwibera mu ishusho y'umwuka n'ubumana. Ntabwo atwibera muri ibi twambaye. We abona itorero yacunguye. Aho yacunguye rero bacunguye urupfu rwe. Twarapfuye bwa Kristo dupana rero tuzukana nawe. Niyo mpamvu igihe cyo kubatizwa buriya tuba tugomba dupana na Kristo tukazukana nawe. Haleluya. Hari imigenzo n'imwe yo mu isezerano rya kera uyu munsi udakora. Kuki udakora? Kera bavuga umukobwa cyangwa se umugore mu mihango ntiyegeraho abantu bari. Ubu ni ukuvuga ngo umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango ntiyakabaza kwiteranya mu isezerano rya kera. Ariko kuko Kristo yaje agakuraho imihango yose. Haleluya. Hanyuma akatugira twese bari umunani. Ni ukuvuga ngo muri Kristo turi umuntu umwe. Niyo mpamvu ntabwo ureba umubiri, ureba ubuzima bwo mu mwuka n'ubugingo bw'umuntu. Ntabwo ureba ibintu. Pawulo baramubwiye ngo bavuga ku bijyanye no guceka kera umuhango Imana yabwiye Yeshuwa amubwira wakebye abana ni Yeshuwa ni Mose bajya kwambuka kubanza bakebe abana bavukiye ku butayu batari barakebe barabakeba kugira ngo bakore ikimenyetso cyo kubeza. Isezerano Imana yari yahaye Aburahamu amubwira ngo hazaho gukebwa isezerano ryo kwera. Igihe isezerano rya Pawulo aravuga ngo gukebwa nyakuri gukebwa mu mutima si gukebwa ku mubiri. Kera bakebwaga ku mubiri ariko mu isezerano ry'uyu munsi hakebwa umutima w'umuntu. Kuko agakiza kaba mu mutima agakiza kaba ku mubiri hano. Abandi bagiye kubaka amadokutirine baraza no kuvuga ngo reka dufate za bitembo ni urugero rugiye gutanga. Hanyuma tugiye kugira ngo abayoboke bacu bazaba batunganya Imana nuko igihe cyose bazaza gusenga bambaye imyenda igera ku birenge. Hanyuma abagabo nabo iryo torero rivuga ngo abantu bazasenga n'imyenda igera ku birenge. Gusa ikibazo gihari abagabo bahari ntabwo barakizwa baracyafite amaso y'umubiri ntabwo baragira amaso y'umwuka. Iyo uri mu rusengero niyo waba uri niyo umuntu yambaye wumva ko ari mushiki wawe ntabwo ureba umuntu ukwatira kuko iyo gukurura arakurura umubiri wawe. Iyo wavuye ku mubiri uri muzima muri Kristo ntabwo ujya guhura. Ariko abanyantege nke bari barimo baravuze ko bareba ko baraducuruza ngo bakwitirishe kuri niba ugicururira mu rusengero umuntu yambaye ibintu bigufi uracyafite umubiri uracyari umunyamubiri. Abandi bati noneho abantu abandi bazajya bajya kwambara bajya bageza hasi nyamuneka ntibazanebe kuri batarebe neza. Ibyo byose ni byo mubiri iyo wakuru urokore nyamurokore bakijijwe. Haleluya. Hari umuntu wari wa mushiki we akumva ko ari mwiza kumva yamwifuza bavukana kuri se na nyina. Ntabwo niho muri Kristo niko bigenda. Ngo niba warapfanye na Kristo ukazukana na mwene so wabatijwe mushiki wawe muri Kristo Yesu. Ni nuko utazigera ubona ikimasa n'inyana byamubaye muri muntu utekera kugeza igihe izagera kuri ibigiye kwima ni kutizamenya ko igihe cyo kwima cyageze. Muri Kristo ko mubana murabana niyo wabuzabana igihe kiragera Imana ikavuga ngo uzabane n'akana. Iyo Imana yavuze ngo muzabana umutima wo kumukunda utangira kuza. Ariko igihe cyose uri gushaka kitaragera umubana nk'uko ari mushiki wawe uvukana kuri papa wawe na mama wawe. Haleluya. Ariko kubera agakiza kari igipimo cyo hasi abantu bakijijwe ariko basigara akantu kakuri hari hakakiri. Niyo mpamvu ngo bagiye mu butayu umukobwa yateye bari mu rusengero kuko yimuteye bajyanye amaso y'umubiri bakijijwe inyuma ariko imbere ntabwo bakijijwe. Iyo wakijijwe agakiza karafitemo neza indani umuntu mubana n'umushiki wawe. Yesu nashimye. Haleluya. Haleluya. Turimo turaganira ku bana yamubwire muri tuvuga abana n'undi ngo n'abana bawe wihereye wumve ku mwana. Bibiliya yavuze ngo hahirwa dore abana n'umwana uturuka ku Uwiteka imbuto z'indabyo z'umurorano atanga nk'uko imyambi yo mu ntoki z'Imana iri niko abana bo gusohoka. Niba ngo imyambi ni iki? Imyambi ni nk'amasasu ukoresha ntabwo igiki gihe ni amasasu. Amasasu n'imyambi kuri iki irarwana. Iyo urwana urarasa urasa umwanzi umwambuka mwica urashesha ikundi sasu kucumaza. Ubafite ameze nk'intwari ifite imyambi mu ntoki. Yesu nashimye. Haleluya. Kugira ngo muze kwaca gusenga mubanze kunyumve neza. Iyo bavuze ngo abana bameze nk'imyambi mu ntoki umuntu wenda muri iki gihe abaza gukurikirana amateka cyane
kera mbere y'uko abazungu baza ntabwo muri Afurika abasirikare bo muri Afurika ntabwo barwanishaga imbunda, nta zari zihari, bakoreshaga imyambi n'amacumu cyane, ubwabo imyambi n'amacumu. Ariko icumu nanone ntabwo rigera kure y'umwambi kuko riraremera kuri iterambere cyane n'ibyo, ariko umwambi ugera kure. Noneho iyo umuntu yabaga arimo arwana aba afite umuheto, akagira imyambi, akagira akantu ahetse hano mu mugongo bakita umutana, mu kinyarwanda bakita umutana, sibyo? ngo nikoze umutana nibwira batanagiye hano inyuma bagahetse hano, agira atyo agakuramo umwambi agashyira ku muheto agafura akarasa. Ni ukuvuga ngo uko ari mu rumwe akura mu nda yihuta cyane ku buryo umuntu ashobora guhagarara akarasa n'umuntu uri hakurya y'agacucu. Babaga bakoze imyitozo yayo ikomeye ku buryo umuntu arebura hari ibiti byiza binoga bakoreshamo imihigo. Iyo icyo giti gikomeye kiroze ushobora kureka umwambi hano ukagenda hafi mu kilometero. Iyo ni imyitozo baba barakoze, iyo utakoze imyitozo maze abantu bajya bakora ko kubanga uduhita batera no gutera uruziga no kwitoza gutera amacumu, kurasa no kwitoza. Iyo nk'ubu ntabwo nabibasha kumaze igihe kinini cyane, amasengesho y'iminsi 40 n'ay'iminsi 20 n'ay'iminsi 10, ubu ngiye gukura hano natangira gutsitiramo. Ariko ubundi kurasa umwambi ntabwo nayirwanishije, narakoresha iyo bita irabo, kurasiga gutya rimwe kubita hano niyo amaso karaga muri cyo karitera, ni imyitozo. Icyo gihe rero bakoreshaga imyambi. None biriya ngo abana bameze nk'imyambi iri mu kiganza cy'intwari. Ni ukuvuga ngo umuntu w'intwari uzi kurwana imyambi iyi yakoresha arasa yica abana bameze nkaho. Umurongo ye baravuga ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, niho kuvuga ngo hahirwa ufite uyu mutana wuzuyemo yangana nyinshi, ngo uyu yaragiye hahirwa ufite ikirimba kirimo abana benshi. Isi tugeze uyu munsi iratubwira ngo nturenze babiri, nturenze batatu, nturenze bane. Bazanye ikintu, politiki y'isi yazanye ikintu cyo kuvuga ngo isi, ubukungu bw'isi bugomba gushingira ubuhanga n'ubumenyi. Ubuhanga n'ubumenyi buzigirwa hehe? Mu ishuri. School fees, amafaranga yo kwiga arazamuka hejuru cyane. Hanyuma abazungu bakwigisha Afurika amashuri ahenze kugira ngo wikange school fees ubyara umwana umwe cyangwa babiri. Uriya nayo strategy itari nziza, isi irahari. Birwa kuko amazi ava adashira yo n'Amerika ntihuzuye, ni na kwisiteye. Ntimushobora kuba iyo abantu babaye benshi mu mugisha, ariko bamaze kutwumvisha ko abazungu batwumvishije ko abantu kuba benshi ari ikibazo. Uyu munsi cy'ubushinwa bukomeye mu bihugu bya mbere ku isi, advantage China ifite ya mbere ni uko ari benshi. Kuba ari benshi byabaye amahirwe meze gute? Icya mbere ni isoko. Ikintu cyose ucuruje mu Bushinwa kiriruka ngo kigurwa n'abantu benshi. Icya kabiri ni amaboko. Naho human resource ndabona ufite imbaraga. Uyu munsi China ivuze ndashaka kurwana n'icyo gihugu kimwe birwana. Niyo bazanye inkoni, niyo baza gukandagira gusa babakandagira mu gashira kari kwishiga. Igi umurimo abakire bo muri Amerika inganda zabo zibahe zo gushinga. Kuki ziri mu Bushinwa niho hari isoko. Ibi bintu mubona inama ngo bihendutse muri byo mu Bushinwa, Abashinwa nibo bantu bandi bakora ibintu bikomeye kandi bihenze byiza. Ariko cyiza abashinwa ko bakora warakureba akakureba akamikina ari gukorera. Nayo ushaka telefone ya Samsung nk'iyi akambaza ufite amafaranga angana, ambira ufite umubisha atoke reka nyigukorera. Akaza pasi yakimenya ko muri telefone telefone ya Samsung nk'iyi arabaza ufite amafaranga angana 200 reka nyigukorera. Ubisa isura n'imwe ariko ibigize bimidana biratandukanye. Akaza pasi yajambaye urashaka telefone ya Samsung yewe ufite amafaranga 500 reka nyigukorera. Akaza pasi yari ashaka telefone yewe ufite amafaranga 1,000,000 reka nyigukorera. Ugasanga twese dufite telefone ya Samsung ariko ifite quality zitandukanye. Amafaranga ufite baguha ihwanye nayo. Yesu nashimita kuko igihe narimo nkora iyi telefone ni ibintu nakoresheje birangana gute.
iyo mbiteranyije byose hashyira n'umusoro hashyira umushahara wa nyiri bwihembe ni igiciro cyo kugurisha buri mugi. Haleluya. Abashinwa nibo bantu benshi ku isi bafite amafaranga menshi kubera advantage z'uko abantu benshi, ariko uyu munsi yaratubwiye ngo aha umuntu ufite abana bangana batatu, yego uracyabyara batatu na batatu babaye ikibazo, ubwo umuntu ufite abana ufite abana 10 yego mana y'ijuru abana 10 byabaye ikibazo narikanga abana 10 uzabona iki atari Imana yakiguye umuryango nawe ugoye kwitunga kunaniye. None se nakora abantu bari kwitunga umuntu akajya kwigaburira umuntu Imana ikiguye umuryango n'abantu 500 babagaburiye. Haleluya. Nta kintu kimwe mbona cy'igihombo mu kubyara abana benshi, nta na kimwe mbona. Ikibazo dufite uyu munsi gikomeye ni amashuri. Iyo numvise kwasa kimenya ati nta miliyoni ku gihembwe numva ko abana biga mu ishuri gihenze para kubona wanyu nijya kubwira wanyu ngo yiga batanga 500 ibi amafaranga 500 cyangwa igihumbi bazabati iryo shuri ko umwana azabigiramo azabasha guhanga isoko ry'umurimo azakopitira ibishoboka. Muzasoma ibitabo muzareba amateka y'abantu bahageze, abamwe n'abana ni abatarangije amashuri, abandi n'abigiye mu mashuri nk'ayo ngayo. N'ubu uyu munsi hari abigiye muri za Harvard n'abari bavumbura ibintu bikomeye muri iki gihe, ariko mukurikire amateka murebe. Yewe nigiye ku ishuri twicara munsi y'igiti, navuyeyo nitegura gukora ikizamini cy'uwa karindwi ntarabugeramo, nashaka kugikorera mu wa gatandatu ntageze mu wa karindwi. Byari bimaze kuba umuco ku ishuri twigagaho abana b'umuhanga bakora ikizamini cya leta, kandi murabizi Uganda bagera mu wa karindwi, wageraga mu wa gatandatu akatiri munyandiko muri ikizamini. Ubwa mbere biba umwana wayo wa mbere n'ubarakaye mu dogiteri umugabo bamaze ko mu kwitwa Kagaba Fabrice yabonye amanota 5 kuri 5 atageze mu wa karindwi. Babaga mwiga kuri yabo basiga mu buryo bw'umugabo, abahindi bakabaye impamvu zikazirwa nka niba ko twasaze kwica musigiti muri mo kwiga cyo wigira batangiye n'ubaka ibintu kwicarira hasi kwibuye ikabutura ikabiciza ukabona itaramara n'icyumweru muri mu ishuri. Iryo shuri riri aho ngaho abana bagiye harimo abagabo bari bakuru barakomeye bakoze neza yo gutera aho bakoreye aho iryo shuri nari riri baba bambere mu gihugu batsinze bigaga muri za Kampala muri za shuri meza bagenda mu mamodoka ahenze bapakinze muri za Yakuti bapakinze. Ubwo buzima wajyaga kugera ku ishuri wabanje kujya kuvoma amazi urayavoma hehe? Ni uvuye Nyabugogo kuvoma ni hafi uje Kabuga, uvuye Nyabugogo kuvoma amazi uje hafi wenda niba ufite inka wabanje kukamase saa 9 za nijoro ko kamase kuko rwingo bikagera saa 12 za mu gitondo batangiye kuka saa 9 ukirwa mujya kuvoma ukabajya kuvoma Nyabugogo ukagaruka kugera mu rugo saa 3 ukirwa mujya kwiga hehe irembera mu Nyabugogo. Bari hafi simvuza abavuganga za Kabuga baza kwiga aho ubwo ni bw'ubuzima ukagenda ukicara munsi y'igiti ukiga. Uyu munsi n'abadogiteri bakomeye abantu bakomeye n'abasirikare bakuru abantu barakomeye kandi barakora batanga umusaruro. Ariko Satani yatwumvishije ko umuntu utagiye kwiga abantu bishyura miliyoni ataziga utazishyura 500 ataziga umugisha y'Imana ariko Imana hayi Imana umugisha atsindira ahantu kahandi bataranatsindaho na rimwe ishuri apose mu yaduhaye wamye hariya umwana w'aho yigaga wawuje ishuri yigiye n'umuntu wa mbere wahatsindiye kandi abandi bose barayigagereje bitandukanye arahatsindira buri munota muhamagara kujya kwiga mu mashuri aho yagomba kujya kwiga ngo agezeyo bakora bakaba uhigiye ntabwo bamuzi aramugarura akajya yiga ataha muri mu ishuri umuhanga Imana iwaje n'inama tatsindira. None se nta mwana wiga muri imbere yawe agatsinda biga muri kagere twareze. None se kuregira ngo umuntu wigiye muri ekole penishe bivuze yuko azakomera ngo mutagiye wigiye hari
n'Imana izamameze, si ishuri rizamameze. Nigira Imana mwiga neza akatuzwa neza, hagira discipline. Uhahirwa abafite ikiribwa cyuzuye. Ntabwo ndimo kwigisha ku bwinshi bw'abantu, ndavuga agaciro k'umwana. Noneho Bibiliya ivuga ngo uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Aho niho ugiye gusoza gusiba. Abo bafite bene abo bana ngo bazavuganira n'abanzi babo ku irembo. Bivuze iki? Nta mwanzi uzinjira mu rugo rurimo bene abo bana. Abana n'umugisha babwira ni amaboko y'imbaraga. Urugo rurimo abana ruratinya. Nta muntu upfa kubaca uko yiboneye. Urugo rurimo abana b'abasore. Nivuga abasore n'abakobwa ni abasore. Haleluya. Hari umugabo twari turenge kera, ntabwo yari ateraniye abakobwa, umwe barwara abakobwa. Yari afite akazi k'umuha n'akazi kavunana cyane. Abakobwa be bajyaga guhina, boza inka muri crash, barazifataga bakazitera. Yesu nashimye cyane. Abana ni umugisha ukomeye. Abana baba umugisha byagenze iyo umubyeyi yabareze neza. Iyo umubyeyi yabareze neza. Dufite ikibazo gikomeye muri generation turimo, aho birimo kwerekeza n'ababyeyi bari kubaramo. Umwana umugore arabyara akagana ubukumi n'umukobwa yabyaye. Bararwanira ubukumi, bararwanira imyenda umukobwa yambaye n'ikona mu mama yambaye. Ntabwo bashobora kubatandukanya. Umuntu w'umubyeyi wabyaye ufite abana aragenda yambaye agapira kari afite iherena mu mukondo. W'umunyarwandakazi, basi nareke ko umunyarwandakazi nta kibazo, ariko mu Rwanda umunyarwandakazi w'umubyeyi iherena hano mu mukondo ubundi kiranazira kugira ngo uzabone kunda w'umukobwa uretse n'umugore n'umubyeyi n'umwana w'umukobwa kugira ngo uzabone kunda y'ibintu bigoye cyane. Ariko indi ziri hanze bakusemo ibintu ntabwo nibyo bituma hirya cyangwa no kuri televiziyo. Bibiliya bashyiramo umukobwa we birimo na nyina birimo baragenda mu bigo biza. Muzi nibo babyaye barakurikirana bimeze bararwana umukuru. Imyenda y'abana b'abakobwa b'imyaka 18, umukecuru w'imyaka 45 arayitsindagiramo. Byari none imisatsi y'abantu barayikubita umukara y'igikere, inzara zishokogwa, akajya mu nzira n'umukobwa we. Umukecuru urahinyagurika ku gapantaro, wakenyeye ko ntacyo gutwara. None uragira ngo uyu muntu azareba umwana muzima, nawe wese muzima ararwana n'ibyaha, arashaka kuba inkumi. Arakubitana n'abana mu batatu bagiye kubyina na mama wabo ariko. Niyo si tugeze mu niba nasi nani mubibona. Hari umuntu umwe ntabwo ari kuvuga ahantu muzi. Yajyaga aza agatubwira ati rero narya ngo ndarushye. Ati mbwira akavuga umugabo we, urabona ngo tujye kubyina. Umuntu ufite imvi mu mutwe zawuriye. Ati tujye kubyina ati aranga. Atapu wewe yari ukuntu ariko arasize. Ati mbonye yanze ndabyuka ati none kajya kwibyinira ati naraye mbyina naje mu gitondo. Mubiyeye. Mu Rwanda umunyarwanda kera abanyarwanda twari dufite umuco mwiza cyane. Ubu impamvu ngo twari dufite ndashyira mu mitegeko kuko ubu ntabwo urimo kuboneka. Ababyeyi baricaraga n'abana bakaganira. Ababyeyi abadamu batangiye gutoza umwana w'umukobwa w'umugore n'inshingano azagira mu rugo rw'umugore akiri umukobwa we. None uyu munsi dufite abakobwa barakura ni ku ishuri, ntazi no gukubura mu nzu, ntazi gukoropa inzu, ntazi koza isahani, azayiza gute afite urwara rw'ikibindi. Ntabwo azarajya kujya muri sani n'isani ayoza. Ahubwo mu gito ahera mu gitondo atsiba ku mazi atsiriba hehe.
ubundi akaba muri telefone ukumva mu cyumba akageza mu gitondo umubyeyi yatangira kukumva nira mu cyumba akabera ati yo uyu mugura agasane kasazana ikinyangara uzisegesha se Imana yafashe akabona umuhungu aza akamugurira yamurambiye igihe n'ukuti najya n'abazirwaniza zimwe ntabwo ari gushingira ni ukwikuraho umutwaro usunika hano singa rero nuko ngo n'inkwano zifite abagore mu nteko abantu bari n'uburenganzira barimo basabye ko inkwano zivaho nanjye arongera akabashyigikira inkwano muri n'ishimo ry'umubyeyi ko yareze neza none se utareze neza warukwiye kwiga umuntu yakunaniye umwikuye umusunitseho nongere nanako none se niba yakunaniye ugeze amashobora yakuze umuntu arimo kubona arahera mu gitondo akaryama akavuga ari mugoroba saa sita akaza akaba muri saa sita ararwaye ntabwo arahisha abakozi barateka agasubirayo akagaruka ku meza akareba akaryama arakujya kwisiga mu cyumba nimugoroba saa 12 wajya kubona ukuntu arasohoka mama ngiye muri aniveriseri y'abashuti banjye bari bandumiye iyo rwose mama mwiza natigiye saa 12 ubundi baba ko nta mwana w'umukobwa ugeze saa 12 yataragira none abikigiye bararusohokamo saa 12 uburenganzira n'uburenganzira bw'umwana bw'umubyeyi n'uburangare bw'ababyeyi umubyeyi cyangwa se wamuguze n'ubuze kavuga abandi bari uramuguza sa kandi nawe ukandi ugiye haba n'igihe cyo gusaba uruhushya ntakubone mukaza kubitanira mu muhanda aho pepera nawe wagiye nawe yagiye ubwo ndavuga abakobwa n'ubuye ngo ndabibasira abahungu ibyabo niho abakobwa singa rero ko n'abagore badahari n'abahungu nkabo umuntu w'umuhungu umwana w'umusore arahera mu gitondo akageza neza umubaje ngo wakoze iki ntacyo nta na kimwe reka ndeka biga bavuye ku mashuri n'abarangije kwiga ni akabari bamwe babwira ngo ushaka toya ntabwo reka mbanze mbisi yakuriye ari ni inzoga ni abakobwa afata abakobwa 10 akabaporopoza bose ni abafiyanse agahera ku wa mbere wikendi n'ibindi kanaka araza kuwa gatandatu mu gitondo wamara kuhava undi araza kuwa gatandatu nyuma ya saa sita undi araza ku cyumweru mu gitondo undi araza ku cyumweru nyuma ya saa sita mu rugo ni abakobwa barongorwa basubira iwabo ni nk'abana biga bataha bakora bataha ababyeyi ubana n'abagore mu nzu zigura abakobwa wihijya kwa runaka akakirirwa yigataha ejo akagiye kwa runaka agataha yamara ejo wajya kumva mu nzu yabyimbye nk'igikoko wamaze ngo wabaye ntacyo yagiye asanga n'umukobwa barwaniye ntari kimwe kuko yasanze bari akarwara akajya mu nzu maze ikigo cy'amasengesho mukabyirukamo nimusengere umwana wanjye satani zamuteye dayimoni zamuteye ntavuga arababaye arihebye aravuga iki yagiye kwaka umugabo asanga y'umukino warahari ameze nk'abahungu n'abandi babwiye ati musengere imana ikore kuri kukarinde zageze zikapfuye ibaze none se musengere kuko musengere imana ikore kuri n'umugabo mwiza atari ko ufite n'ikindi kibazo ntiyego ati ndazanye nazo dusengere zikageze ivamo uwo muntu uramusengera wiyesengesha aho ndabona maradi turusenge hari undi wigeze kumumagara arambwira ati mfite ikibazo gikomeye cyane yego rwose meze nabi uyu muhungu arambwira ngo nintemera ko turyamana arapfa none se nsenge muryamane nsenge ntapfuye pasita rwose singiza none se yakubwiye ko ari bupfe mu masangano wowe noneho mwihorere nibigeze ejo yapfuye uzihane ku ishuri ariko nibigeze ejo atarapfa uzamenye ko yakubeshya ati ubwo ntabwo ari bupfe
ibyo wagisengera utego abana ufite muri iki gihe abana bafite mu maboko yewe ni abasitari mutazi ubwoko bwabo abana b'abakobwa baramuzoga utakwikorera hari ibiti ngo yaje kwiza mu kanwa umwuka ntugaragara aragenda akamwa yabura kwicara shera none nkabona umwana w'umukobwa yicara mu kirahure muzi ji y'umuyembe ukuntu ibisa umuhondo none ukabona umwana yicaranye akarahure kose aragaruka kugira ngo arimo aramaji noneho rimwe ni kuri kontwari no kwishyura agiye kugenda mbona uhakorera mushiki wanjye ndamaza hanyuma murakorera arangire bava inzoga ikomeye n'urwego rwo hejuru kariya bagashyiramo kugira ngo byo kurabura kari inzoga ni irangi gusa himwe arambwira ngo iyi ngiyi muyo wakubita hasi bariya bakobwa ba muzoga mwana we najya naragurisha ubwoko butaha bw'inzoga akaza kuza mu nzu ubona atavuga ukagira ngo nubwi ndananiwe asize yashize abayira bene uyu mwana uyu ni umwami uzarasa karande zo mu muryango we bigashoboka uyu ni umusirikare uzaza kuko rwaba umwanzi yishe bene yazavugana n'umwanzi kwireba kandi amuzana amuhetse akamujyana mu nzu kuvugana n'umwanzi kwirebo ni ukurinda nta mwanzi wakwinjira mu rugo rurimo abana bazima Yesu nashimye haleluya abangaba ntibizashoboka umwana w'umuhungu unywa inzoga umushahara akoreye iminsi 30 akawuguye munsi umunsi umwe agashahara iminsi 30 umushahara yarayurangije hari abantu batajya bakora bahembwe iyo yahembwe ntabwo ari mu kazi agaruka muri uko amafaranga yashize bene aba benshi bari i Kigali iyo ubaje iwabo yibuka n'izirige azasubirayo nta n'igiti kimujyana n'ababyeyi be iyo baje kumusura bazabaza abandi harya no natumenyera abahe baza haba yabayikira abantu mu mujyi iyo igihe cyose ugize imana ugifite umubyeyi ukaba utari connected nawe ntuzatekereze umugisha bene y'umuntu no kumusengera biravuna kuko umutima wawe uri connected n'umubyeyi wawe ubana neza umwubaha agukunda iyo umuntu agusengera rero ariko gusengera ufite ikibazo n'umubyeyi agukunda umubyeyi wawe ni nk'imana yawe usaba kumugimira ukamwubaha nujya kumusura ugeze amahirwe icyo ufite ntuzakore ikosa ryo kwikorera imbokoboko n'umutwe gusa ugiye gusura umubyeyi niba ari mama genda basura igitenge ukimushyira itwaza amafaranga nashaka bari igihumbi uyamushyira umubyeyi ntashonje reka none si iyo mugiye ikintu nabonye abantu bamenye iyo abantu bavuye muri Kigali bagiye mu cyaro agenda yitwaje n'agafuka yitwaje afite butu y'imodoka nini bamuhaye ibijumba ashyize muri butu imyumbati ashyize muri butu ibitoki ashyize muri butu ati yewe ngaho murabeho baraguhaye we ntacyo bahaye kirazira kujya imbere y'umubyeyi imbokoboko uba urimo wifungirisha abadateka mubwire wowe udafite umubyeyi imana n'umubyeyi yisi ko nabirerwa ngo disebifu niba hari umuntu uzi wari inshuti ya so bahanye igihano nk'inshuti magara uyizi ihari uzamugire umubyeyi wawe azakubera so nagusabye umugisha gusa wowe ni kimwe no kujya imbere y'Imana ntushobora kujya imbere y'Imana ukuboko utekereza kuzabona umugisha ntibishoboka ujya imbere y'Imana isuka Imana ni ikene Imana ni ishonje iki gusaba ni kimwe disipurine gusa ubundi buri ikintu cyitwa icya cumi kuko Imana yavuze ngo muzane bireba muri Zaburi ya 50 ngo n'inka z'ibirarashyamba zose n'izanjye ngo nkeneye kurya nakuramo nkazana
ntikeneye gufaranga ngo Imana nishonje. Icyo gusaba ni discipline yawe. Kubireka ngo icyaha cy'ururumba cyatumye mbima amaso. Iyo umuntu muri we n'umutima w'ururumba Imana ibima amaso. Wari imbere y'Imana ukareba ugashaka ndetse Mana n'umugisha, Mana n'umugisha, Mana n'umugisha. Irakubaza ngo muguhe muguhe nkana. Hello. Yesu ashimwe. Reka mbabwire inzira zo gutereta umugisha kugira ngo Imana ikingurire ijuru. Igukingurire ijuru uzagera umufite imitwe umubyeyi. Nutamugira atakiriho Imana yaramucunye cyangwa se n'uteje aba yamucunye, ariko uzahora igihe cyose wita umubyeyi wawe. Numugira ukamita umubyeyi Imana akora umubyeyi w'isi azagufasha. Haleluya. Yesu nashimwe. Uwo ni umuntu wa mbere ugufasha kugira ngo ikirere cyawe kimere neza. Byagora pasiteri wawe kuza kwirukana umwuka w'ubukene kuri wowe mu gihe umubyeyi wawe akuvuma. Halo. Haleluya. Haleluya. Muri dosiye zigeze kungoraho muri deliverance usengera umuntu. Ni umuntu wari ufite ikibazo cy'ababyeyi be hejuru. Ari uburyo kugikemura no kugoranya niba unagoranye. Uhuye n'umuntu umubyeyi we yavuye atamugora Kristo, akuvumya guhora gukizwa, umuvumo ntabwo wagufata. Akuvuma guhora gusenga, umuvumo ntabwo wagufata. Igihe dusenga n'ubugoryi. Hari abantu bakimara bamara gukizwa iwabo basabwe kubapagana, akagenda akajya mu bandi bantu ndashaka kwibera aha ngaha iwacu barapaganye bose n'iyo ndarayeyo ibintu birangira, iyo ndarayeyo sinzira bagira ibyaha, ariko ntibakwirukanye. Wenda Imana yaguhaye agakiza kugira ngo uzabe umucyo urira mwijima uri mu nzu y'iwanyu, hanyuma n'abandi bakizwa. Hello. Iyo watangiye kumva ko hari urwego uriho rurenze umubyeyi wawe, bamwe baranabihakana, bambaga ubukwe bwatariya ubukwe bwanjye buzabera i Kigali. Ababyeyi n'ababyeyi ngira yewe akareba se wabo ukomeye hano muri Kigali kugira akareba se. Buriya afite papa wanjye abakimihurura y'ubukwe bwanjye busa niho dote yanjye izabera. Papa bakamubwira ngo nutabuzana mu rugo iwanjye hano ntabwo nzamutaha. Izo cases zikora nazo umusaza twabo sinzamutaha, umukobwa tuzabureke cyangwa tuzabureke n'abandi bazamutaha. Umunsi w'ubukwe urashaka undi muntu akamwita papa we. Ise yicaye mu rugo, abandi bose twumvise ubukwe bw'umwana wawe mwihorere yanze kuzana. Uwo muntu ushaka kuzamwira wongeye kubarira y'ababyeyi n'agasuzuguro abasuzuguye. Impamvu abenshi babica ni yageze i Kigali yibagirwa zisubira iwabo, n'inzira iwabo ntayo, inzu yenda kubagwa hejuru. Kandi hatumuzi gusa hari umuntu ukomeye kwitangaza ukomeye, niwe uzi hano mu mujyi wa mbere, wambwira kujya iwabo agatinya. Kuki atinya? Nibicara ntibazongera. Nigeze nimba hari umuntu twize kujya kiya twarakorana tugeranye iwabo narabwira Imana ibabarire, ntabwo narizi ko tugenda bimeze bityo. Ntabwo sinzagaruka. Niba umuntu ubuzima uri umugabo ubabwiza, ntabwo umubyeyi wawe y'abantu nk'aha genda kubona kugenda, ntabwo narizi ko wajyana. Impamvu nari bimubwira uko nabona ko atabuze ubushobozi bwo kubikora. Ndanamubarira namubwira ngo iyo turi mu kazi amafaranga turya saa sita, amafaranga y'icyayi mu gitondo, amafaranga y'ibyo kurya bya ku manywa, dushobora kubireka icyumweru kimwe inzu yabiranye. Narahageze ni ikibazo kiri hagati y'umubyeyi. Niba umuntu uri gutekereza ushaka umugisha w'Imana, egera umubyeyi wawe.
utamufite egera Imana kuko Imana ni umubyeyi wawe kubera ko Imana izi ko ntagisigura umubyeyi ntabwo usobanura sigura cyangwa n'abana wowe uzakora na discipline yo kumubaka umubyeyi wese wawe ariko ni mu isi y'umwuka isi y'umugisha Imana yaravuze ngo umuntu uzavuga ati yewe nzayikase Yesu arashimye haleluya dushobora kujya gusenga ndi kumwe n'umwana w'imfubyi Imana ikamwumva vuba yewe itari yanyamuka muri wenda yanyamuka n'umushumba ariko murabona n'ubwo mukajya gusenga yikubita imbere ya papa we ukajya kubanza kwisobanura muri Imana yera urashaka kubanza kwihana we niba unamusaba kwihana kuko ari imbere y'umubyeyi iyo umuntu ageze imbere ya papa wowe nitugiranye imbere ya papa waza kwisobanura ngo kwa runaka ariko nagira ngo nanjye uwo mubyeyi wanjye ariko mbwira amwikubita imbere ku kana amarira y'imfubyi Imana ikavuga iyo ikwisubira ku kana Imana ikavuga upfa kubana n'Imana neza haleluya haleluya ibi ndimo kubabwira ndimo ndagira ngo utazaba umugisha ukavuga Imana itanga umugisha baza utegure nawe umugisha uzayo Imana niko yubatse inzego zayo kandi ntabwo yayifuza oye muze ngo ndi Imana sinzifuza iyo bigeze ku masezerano yawe Imana yabaye isezerano kandi Imana iravuze ngo ndi Imana sinzivuguruza uti haleluya ugahita ujya mu mwuka kubara ko ibyaye umutima wawe n'abana n'umutima yawe ariko nibigere kuri ya sano yawe nayo bakavuga ngo ndi Imana sinzivuguruza navuze yuko n'umugisha nutanga icyacu uzagungishwe nawe ukwiza nutagitanga uzagenda bite ngo mwavuga wabo kutagitanga egaruka none se Imana ni kukugeza kumura bishoboka haleluya Yesu nashimwe haleluya ntabwo se barakubeshya n'umuntu niyeza avuga ngo ndagira musenge umure mu muvumo ntakubaza kwavume nani ukambera ngo papa yaravuye yakuvumiye igihe ari habaye ukambera utwenda yambwiye akazi kanaka ndangana gusuzugura okay wakije yego waje Yesu namwe gukiza yego papa baracyahari yego yego yo gusaba bose kandi byari ntuzajye imbere y'umuntu umuco wa Kinyarwanda umuntu avuga ngo ntabwo naza mu rugo rwawe kuko kuza n'ituru uyu ndakubwira genda ufate utanarifite genda ariko acira genda umugurire ikintu ntabwo witwara imbere ye gusa ibaza kuvumura namara kuvumura uzagabwe nanjye gusenga ariko nimubwira ngo ndashaka kwitwa umuvumo wa so hawukuraho ndawukubita mvuye kwayo yaraguhoye gukizwa nawe ukwitwa genda uretse kutanapfa yaraguhoye niba kukure baramusuzuguye bizagusaba kumusaba niba atakiriho iyo dosiye uzayiza uzayifata njye gusenga mbwira Imana ngo uyu muntu yakoze icyaha kubye none ubwiye ntacyo kandi icyo gihe gikoze atarakizwa none dore yakizwa ufashe iyi dosiye nk'Imana bikasohoka uyu muvumo uveho iyo ubwiye yabagihari twajya ngo gusaba imbabazi none ntacyo ubu none hari igihe ubwiye yiwe kuko ntibasenga ndagusaba nk'Imana yavuga umuvumo uveho ntabwo Imana yabyandara nubura n'unazakubwira ati genda uzanire mwereke genda uzanire ibihumbi 100 kukugurira ntabwo uzava ko nashaka ibihumbi 100 ariko ntabwo nashaka gukiza umuvumo Yesu nashimye umwana muzima warezwe neza arwana ishyaka ry'umuryango wawe umwana muzima warezwe neza azamukana ikintu umutima kimurya yuko ashaka kuzakora kugira ngo amateka y'ababaye Yesu nashimye haleluya muzajye ku burasirazuba kureba amazu menshi ayakunda azajya gutarama y'ibisenge arimo yubatswe n'abandi n'abantu hari abantu twarigana inzu y'iwabo yabaga ingana nk'akura ariko inzu uragira ngo hari nibo bakana inzu kadasitiri iyo umubyeyi yiriho aravuga ngo mwana Imana n'umugisha kubera iki hari ikintu yakuyeho yabaye umwana arakubita arasakakaza uburyo bikikubita hasi azamura inzu nziza buri munsi se yicayemo aba mu Mana iyi niyo ryamye niyo rero kwisenge gusa aba mu Mana Imana n'umugisha Yesu nashimye
Haleluya. Waruzi niki byagora umurozi ukutanga umuntu kuvuma ngo yije bisi y'umugisha igihe we n'ubwenge bari neza uriya murozi byamuye. Uyukora bene niyo ari mu nzu y'Imana atumira Imana atanga icyacu. Uwiba umubyeyi ntabwo yahanye Imana. Usaba bose Imana reka dusenge kubera mu gukina n'itorero abantu bose batuye kuceri araho Imana uko byumva uko yifata. Hari igihe ari ubuzima arimo narabwe muri mu butayu n'igiceri cya 20 gishobora kungana na miliyoni iyo biye mu butayu. Hari ibintu ashobora gutora amafaranga ijana yigomwe urunyanya yabisha muri kujya kare akavuga ngo urunyanya ndaruretse iri n'itungo ririya tungo Imana ikunda cyane irarikunda cyane kubera iki n'itungo wemeje n'umutima wawe. Iyo uvuze ngo nta kibazo asigo dereka kukinyanya ngo ndatura Imana irashobora nzabarura nayawe. Uwima hari abantu babiri wima ntukiri ndakubwiza ukuri niyo bakubaye umuhaye n'amurambo wima umubyeyi ubwima Imana. Iyo wima Imana niho kutabiba udahinga kandi ushaka. Iyo wima umubyeyi niho gushyira ibanga ugateka kugira ngo imvura ntizagwe mu murima kandi ushaka imyaka izera. Ingaruka dufite uyu munsi zatewe n'iki no kudakora bene ayo mahame. Ayo ni amahame ya Bibiliya. Niyo mpamvu bakubwira wigeze kumva ubuhamya bwose yaduhaye yagiye ku rusengero rwa TDX muri Amerika asanga ari umukinnyi w'amafilime bita Chuck Norris. Muramuzi? Umukinnyi w'amafilime ukomeye cyane wamamaye cyane. Ngo amubonyeyo ariko abazungu bari kubatuma gusengera ntabwo gusengera ntabwo ari kwisugera gukora igikorwa gutanga icyacu. Atatanga icyacu cya miliyoni 5 arimo atanga ndetse gutanga hari undi mwana ari mu gukina basket atanga icyacu cya miliyoni 20 z'amadolari. Bo bazi kandi gutanga icyacu nudasenga gutanga icyacu ku icyacu ni imbuto higi ukazagera. Ariko ukene ko muri Afurika bwacu baduhaye ko twamenyereye ko Nyabingi zo tuzakira igiciro turazikiri kandi n'abakozi byacu ubwo bukene baradukurikiranye. Abazungu baca ku rusengero agambara yaza akabara kugira ngo tubino akiri miliyoni y'idolari y'Amerika y'isi. Hano bamuze bansenge oya yabishe mu isi kwarabizi ngo yabi nibigera mu Imana yazamuka. Imana yavuze ngo nimungerageje kimwe cyane cy'abantu muri bwo yakoze kubona ubwiza. Iryo hame bagisha niyo wakwezi imisi 300 ntabwo uri mu kisuko kuma cyeka ni utemera ibintu. Ni wowe Imana ukamenya guha Imana igusaba. Nawe ngo ahangaha amaturu mutazayani bazana yo kwihumana zana yo gusibuka amarozi zana yo gukiza urupfu zana yo kwirukana zana yo gusiriva ariko n'ibiranga isa ni mu ijana tuyisibe ayo ngayo bazayatangira hano ntabwo ari hano. Zana ituro ry'umutima wawe zana ituro ry'ishimishije Imana icyo yagukoreye zana ituro ry'icyo mu bicu ko ayo ngayo Bibiliya yavuga. Ikindi Imana nikubwira ngo uduhiga umuhigo uzawuhiga ntabwo uzawuhigisha utari gushaka nubishaka uzawuhiga. Ibi kuki ndimo kubibabwira narababwiye mu buzima ntabwo ikintu cyitwa ubukene noneho cyane cyane mu nzu y'Imana urakabona ubahanye ariko mu barokore kuki burimo impamvu nta zindi ni bene zo mwizo. Ufite amaboko urakora kandi umwica yambabajije nta muntu n'umwe utarigeza ahura n'amahirwe yambaye ashingiyeho y'ubusa akaba yarakize. Ariya mahirwe yagiye yirukanwe n'iki? Niba ushaka guhinduka umwami uzarasa ibintu wasanze iwanyu bihari. Niba ushaka guhinduka umurinzi guhagarara kurasa ibintu bikagenda warangiza guhagarara ku irembo ukamusaba umwana nyamwana aba afite devoir afite assignment azakorerwa. Uzatinya Imana utarakubwira niba ati mama nzagukorera ikindi ndangiza kwiga. Niba yakubwira ati ngene nacyo nzakukurira Kigali nibura buriya mu mutima harimo akantu. Nakubwira ati ngewe numva nshaka kuzagukorera ibinini mu mutima afite
emishyaka n'umanutse ariko uzabona ati gende nagiza kwiga no mazigira muri Amerika ushaka kuzakureba mu mutima ariko kwigira muri Amerika nta kintu kimwe nurangiza kwiga baba yete mu mari nagiza kwiga zabanyeze igitoto cyane nagiza njya nafata inzu yanjye nibere hari mu mutima nta duvara afite mu bihari umwana nyamwana akora yibaza n'iki nzakora iwacu umugabo n'iki nzakora iwacu iyo maze kuvuga ubwa kabiri ahora avuga n'iki nzakora iwacu kwa data mu nzu y'Imana niyo mushaka nge nabaha statisitike zose kugiye nk'umwarimu ukora mu bushakashatsi mu buzima bw'abantu ndabaza ndakurikirana niyo ubonye umuntu afite umugisha rwose wamukora ibintu bigacamo ngira amatsiko yo kuzaganira nayo mu bibazo Yesu nashimwe cyane menye niba ntibuye biturutse hehe bakuri vuba ngo naciye hariya nakubise diru imwe usuhinga wica ibiti n'amabuye cyo mu gitondo usange wongeye waguye usa umugisha diru wari wakubise nica cyangwa wari wanibye halo umugisha ku buryo wowe umugisha mu muryango uvukamo buri muntu wese ukajya umufasha uyu munsi twicaranye n'abantu bafite amashimwe y'uko bafite bene wabo babafasha yewe ni ukuri buri Imana yampaye umugisha pe mu muryango nige muntu bakuru ubu ubona ko iki giteye ni mukuru wawe kimwe iyi telefone ni musaza wawe wayibye uriya mwana wanjye wiga hariya ni muri na wase ni muramu wanjye wo muri papa w'umwishyuye uribona hariya ni kana ko wabikoreye ni ukuri ndashima urashima ihema Imana yaturemeye Imana nyamana Imana ya Abrahamu na Isaka na Israeli yaravuze ngo gutanga niki n'ubihesha umugisha gutanga n'umugisha guhabwa umugisha n'iryari guhabwa umugisha ni Eliya yicaye mu kagezi k'Kereti igihe imvura yabuze muri Israeli Imana yagiye kubona cyo gutunga iyo uri mu bihe by'inzara muri mushomeri Imana ikujyanyemo kubona cyo gutunga icyo gihe guhabwa biba byabaye byinshi iyo atari muri ibyo bihe ntuzishime wajya ndishima kubera yuko urabona ngo hari n'undi wambaye akazambara ikindi gitenge ejo dore bibi ariko mugiye kuturabakira bya bintu bakoze nimugoroba ndimo ndigisha ubu hari abagiye satani agiye kumbura ati cya gitenge n'ucyambara aha ngaha mu nzu y'Imana biriya ni ubuhanuzi Yesu nashimwe niyo mpamvu rero tuzanariramo ni ubuhanuzi ibikorerwa hano mu nzu y'Imana biba ari ubuhanuzi wowe wambaye Imana irakwambika iyo tugiye kumva tuvuga ngo Mana uyu muntu Mana ibyiteka ryose buriya ni ubuhanuzi iyo twamushoboka ngo nitwiyirize tuzaza tubiri hano uzaharanire mu buzima uzabaho uri igisubizo cy'abantu ufasha abantu ntuzaharanire uzabe ikibazo kizakemurwa n'abantu uzabe igisubizo cy'ikibazo cy'abantu bafite nibwo uzabona ko Kristo yawe ko Yesu yaje ari igisubizo iyo wakiriye Yesu Kristo uri ku gisubizo mu bantu haguhinduka ikibazo haleluya haleluya abana bubashye Imana hari abantu batambuka mu gisenge niba rero n'umuhamagaro kuko we icyo afite ni ikima ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'ubucuruzi ibyo ntunze nanjye iyo utunze wayihaye uyihe igitugisha niba ushobora gufite amafaranga 100,000 ukananirwa guhimana inote icyatsi n'ikibumbi iyo ndirimbo bakajya biga ugaceceka n'ukuri kuko uri mubeshyi urongeye ikindi cyane kubeshya ntubikora none urongeye no kubeshya ariko ukajya no mu mwuka iyo ntuze nanjye ubwanjye n'iby'ubucuruzi ntabwo yihaye uranayibeshye nawe uribeshye bene rero duhura nabyo mu rusengero haleluya nubona n'amafaranga igihe ujye wibuka ngo umuceri w'ijana si icyanya ikima abafite ababyeyi haranira ko nibura basi ubishoboye
ushaka umukorera imitu y'ijana umubyeyi wabyibanezezwa na gatoya ikizakwereka ko adashonze y'ibyawe n'umugurana imitu y'ijana azishima kandi yakubwira umwana wawe Imana igumugisha nawe iyo kubera ko ugiye urayikora n'ikigugisha ruhande hari n'izindi mbona nyine zihawe iyo yego ubucuri wacu iyo uri bucura rero hari usigara ukura n'abandi basohotse usize munsi reba uburiri n'ubusasanye usigara usasa abandi bagiye abenshi barimo gusunikiraho nyuma ukavunika ariko iyo nagiye w'iki gipindi yari tukaganira gute mbere na mbere we niba afite igihumbi n'abantu bamaze ko bakunda kumeze gute arabonye akantu se ko n'umunyakatolika amazu nzamugira imbere ko yakabaye abantu baganira n'amazu babonye nka n'ubu nta n'ubu nigeze kumubaza n'itegeko rishinga njya kugerayo yituro umubyeyi wawe kuri mama akubwira iki ntabwo inzoga ni umurokoro arakubwira ibibazo by'ubuhugu yewe ejo bundi nafashe ideni ry'isabune ni ibyo ababyeyi bo nibyo bikorera nibyo akubwira